amaganya ariko ushobora kuvuga rukanye inkuru nziza. Yego. Komeza nkumva. Uri ku bitaro Faisal? Muga. Baramuke barakoze kumfasha. Ndakumva. Sasa Okay, fatiraho. Wowe niki tuzaniye? Ndinda uhita ukurikira. Twagiye. Ikintu nzanye none ahangaha ndi kumva nuko Mukurarinda akiriho. Ushingiye kuki? Nshingiye ku byo abaganga bari kutubwira ko uyu muganga wavuganye nawe umuganga uri Faisal amaze kuvugana n'abana nimero ziwe mukamubaza. Wowe urinde ukora iki? Nge ndi Janvier, ndi umunyamakuru wa radio Huguka. Okay, komeza. Tubwiye ko akiri guhumeka, twakirinda gutangaza ko yaba yapfuye, ahubwo ambwira ko abantu bari gutangaza ko yapfuye atazi ahantu bari kubikora, kuko ntago bigeze bababaza niba yapfuye cyangwa akiriho. Yego. Gusa byo ngo yigeze kubura uka umutima urahagarara. Ariko kuri ubu babonye ko umutima wongeye gutera. Ibyo rero byo kuvuga ko umuntu yapfuye ko tuba tubiretse. Aho urakoze, reka twumve Aphrodis uraho. Wabonetse? Wiriwe neza. Wiriweho tena? Yego. Tukanje kuvuga ibintu byari byose turi kwibonera. Ibyo twabonye. Yego. Mumbabarire kuri. Buretse gato egera telefone yawe. Ugize muki? Nubwo uvuganya amaganya ariko ushobora kuvuga rukanye inkuru nziza. Yego. Komeza nkumva. Uri ku bitaro Faisal? Muga. Baramuke barakoze kumfasha. Ndakumva. Sasa byavuzwe byarangiye. Basabye amasengesho. Usabye amasengesho ushatse kuvuga iki? Ibi byatambutse byose ifajyari. Mukurarinda ni muzima. Ni muzima. Mukurarinda uvuye ku bitaro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Mukurarinda arahumeka uko abazima. Ni muzima, ntabwo ameze neza ariko ni muzima. Nganiye n'umudamu we duhagararanye. Yego. Igihe ikinyamakuru cy'igihe, Inyarwanda n'ibindi binyamakuru byose inkuru batangaje, abanyamakuru bizera inkuru batangaje ni igihuha. Biri kubeshya. Uvuye ku bitaro, umuvugizi wa guverinoma ni muzima. Niho mpagaze utuvugana. Amakuru waduhaye mbere ubihamya yari ikinyoma. Ibyo byose byatambutse. Muretse gato tugende gake. Amakuru Sina Gerard yaguhaye ntabwo yari ukuri. Godfather kandi wumve. Abe YouTube bituvugana. Sibyo? Yego. Uri utageze ku kintu. Cyumvisha gutyo. Ucyakira uko. Yego. Bino saa turi kuvugana. Ngende kwa muganga. Naniye n'umudamu we, hari n'abandi bantu yewe bari hanze. Sibyo? Ndakumva. Ubwo dutegereje icyo Nyagasani ashaka kuza gukora. Ariko bibagiye ntikibaze neza. Kuko nk'utwo mu yandi magambo ijambo rest in peace rivanwe ku mbuga nkoranyambaga Mukurarinda ni muzima. Ahubwo riveho byihuse. Igihe murumva ko mugomba kugenda mugasiba ibyo mwanditse n'Inyarwanda kandi mugasaba Abanyarwanda imbabazi. Kuko kwino saa nabo ubwabo umudamu we rwose afite umutima utuje. Afite umutima utuje pe. Urumva? Buretse ko ntabwo atari kota cyangwa ngo mufotore n'ibiki. Ako tuvuga gusohoka ku bitaro Faisal. Ndi kukumva unavuganye n'umuganga numva. Urumva anyeretse abandi buce ndahaciye njyayo namusezeye ko konyereka kandi bucamo.
yego ibyo rero byavuzwe tugiye Gasani ari bukore gusa ariko ntabwo ameze neza ntabwo kuba atameze neza nuko bagiye muri morgue ni ibintu bitandukanye niba mukuru arinda uvuye Faisal akiri mu mwuka w'abazima cyangwa akiri mu byuma kubaho ibyo birabaye ijana niyo mpamvu usabye muri mwese uko muri aho ngaho dukora icyo bita amasengesho dusengere uyu muvandimwe ibyuma arimo by'abazungu yego mwari mworoherwa ndagushimiye cyane kandi urakoze cyane gufasha platform ya Godfather kugira ngo wemere muri iri joro mu gicuku mu ruturuturu ugafata imodoka yawe ugasiga umuryango ukajya kutuzanira ukuri cyose iyo tuvugana munyuze kuri hano hose ya hotel bahita ni ya hotel umuntu yagiye kugera impande yo kwa Musaderi wa Amerika urakoze cyane urumva rero abari kuri no space wari wese uriteraniyeho yumva inkuru itari yego kugira ngo ashyire umutima hamwe aho gahamwe Imana amasengesho urakoze cyane hano kwihanganisha umuryango nta n'ikintu bikenewe muri ibyo ngibyo ahubwo tubwira abo bakoze ibyo bandika n'ibiki boshyaga abantu babwira abantu ibyo atari byo yego babisubira basaba abantu ibyo bakoze ndagushimiye bwana Aphrodis thank you so much rero urumva ibintu nakasa mutwe nababwiye igihe ntimunyikome Inyarwanda ntimunyikome ibinyamakuru byose ntimunyikome kuba naje nkabifatira ku gahanga ngewe ndababwiza ukuri aya makuru yangezeho saa 8 nibwo bambikiye uyu mugabo ndaruca ndarumira kuko ni kenshi bambikira abantu kandi nkaza gusanga bariho nasomye nca ari ukuntu usoma inkuru ukagenda ukajya ku ntangiro yayo bizakwereka igihe iyo gifite amakuru ya nyacyo kirandika ikaramu igashyira